amaseriza wawe byagenze gute shabyihore nuko ambaza abahungu badafite amafaranga binyatse nka bariya koko se nuko urabona agasa nk'umuntu ufite amafaranga wabyihore nta mafaranga ni abahungu binyatse nyine ubona nyine wigendera reka nawe ubwo reka twivugire ejo bundi nabonye akantu kuri TikTok nyine umuntu baramubajije bamubajije hari akabazo bamubajije nanjye ndashaka kubaza ni ikibazo ubu ni ikihe gikorwa bakuye mu Rwanda nyine wumva wacika dore ko ukiri n'akana yesu mwana byihorere umva icyakwereka inzozi nari mfite bakuye ba Miss Rwanda nari mfite gahunda yo kujyayo ba Miss Rwanda nawe ufite gahunda yo kujya muri ba Miss Rwanda kujyayo biri serious ariko abantu bari ikintu none sitabeshye koko iyo wirebaga wabonaga bagufata bakakujyana muri ba Miss Rwanda umva reba gasayizi ndagafite ibiki none se ubwo yawe se nese ubwo wowe uri kumbwira ungana nk'uko bimeze bitaho nta makuru ufite iyo bazana bakaza bashaka bafite nyashi nari kujyayo reka nyashi ntabwo zikigezweho nyashi zigezweho ariko wari wabona imodoka yaje iparitse hariya mu rugo se yari imurikiye iki nyashi ariko njye mu minsi ngumva aba Miss nibo bagezweho bameze reka nta bya Miss gusa reka ibyo tubyihorera